Yesu nashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu kandi ndanezerewe muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Dushimye Imana kuri uyu munsi wa 39 w'amasengesho y'iminsi 40 tuzasoza umunsi w'ejo. Turashima Imana ko yabanye natwe kandi twagize ibihe byiza, twataramiye Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimiye abaririmbyi bacu badutaramiye neza kandi ubwami bw'Imana bukomeze bube kuri bo uhereye none ukageza iteka ryose. Ndakoresha umwanya muto cyane rero kugira ngo baze gukomeza nyine batarama nkuko tubizi twabitangarijwe. Uyu munsi ni umunsi wo gutarama ndetse n'umunsi w'ejo. Ni nayo mpamvu tunezererwa Imana, tugashima Imana bitewe n'ibyo Imana yakoze. Imana rero ihabwa icyubahiro aho muherereye hose mu bihugu byanyu kandi mugubwe neza mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka ibice 7 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17. Handitse amagambo avuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Warupfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Warupfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Imana ishimwe cyane. Aya magambo dusomye yo muri Luka iki gice cya 7 uhereye ku murongo wa 11, ndashaka kugira ngo tuganire gato cyane mu minota mike cyane ku ijambo rivuga ngo ubwinshi bw'abagukikije ntibukubuza kurira. Ubwinshi bw'abagukikije ntibwakubuza kurira. Imana yacu ishimwe cyane. Iryo ni ryo jambo ngira ngo tuganireho muri aka kanya. Yesu rero muri ibi bihe yari ari hagenda. Iyo urebye usanga mu mirongo ibanza cyangwa se mu bice bibanza yaravuye mu mujyi w'ahantu bita Kaperinawumu, aho yari amaze gukiza umwana w'umutware. Noneho muri icyo gihe yari ari hagenda ngo bukeye bwaho ajya mu mudugudu w'Inayini. Ageze mu mudugudu w'Inayini, mu gihe yari ari hagenda ahura n'abantu ngo bikoreye ingobyi cyangwa se bikoreye ikiriba. Noneho iyo ngobyi yari irimo umwana. Uwo mwana yari yaravutse ari ikinege. Uwo mwana mama wiwe yari umupfakazi. Bisobanuye yuko nta wamukurikiraga, yari abanzaga kaniheruka, kandi nta n'icyizere cy'uko uwo mubyeyi yari bwongere kuzabyara undi mwana kubera yuko uwo mubyeyi yari umupfakazi. Noneho uwo mwana Bibiliya iratubwiye ngo yari yamaze gupfa. Bari bamuhetse bamujyana, bivuze ko bamujyanaga gushingura, bivuze ko ubuzima bwiwe bwari bwarangiye. Uwo mubyeyi rero yari aherekejwe n'abantu benshi cyane bifatanyije nawe mu kiriyo nk'uko ibindi byose bisanzwe. Nk'uko tujya tubibona iyo abacu bavuye mu mubiri uburyo kidutabarwa, abantu bakaza, hari abafatanya nawe bakababara, hari abafatanya nawe kurira bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari n'abandi baza bamwe bavuga ati n'ubundi napfe, n'ubundi igihe cye cyari icyo ngicyo. Donc abaza gutabara bose baba bafite ibintu byinshi biri mu mitima yabo. Noneho uyu mubyeyi Bibiliya iratubwiye ngo yari ariho arira cyane, kandi mu kurira kwiwe byari bifite ishingiro kuko umwana yari yarabyaye yari ikinege, kandi icyo kinege ndagira ngo mbabwire yuko yari n'umupfakazi. Bisobanuye ngo kubyara kwiwe kwari hafi ya ntago byari bishoboka, kereka wenda yaza kuvuga ati nzongera nshake undi mugabo. Ariko
ariko muri ako kanya yari afite ikintu cyamuteraga kurira kubera ko umwana we w'ikinege yari yapfuye. Bisobanuye ko nta yandi mahitamo yari afite, nta n'ikintu na kimwe cyagombaga kumuhoza, ahubwo yagombaga kurira, kandi ni ibintu mu buryo buri emotionally, mu buryo bwumvikana yagombaga kurira. Noneho muri icyo gihe bagenda bikoreye uwo mwana wapfuye mu ngobyi, ngo nuko ngo bahura na Yesu. Noneho muri ako kanya ngo Yesu arebye uwo mudamu buryo ari kurira, ngo Yesu amugirira impuhwe. Amaze kumugirira impuhwe, araza aramubwira ngo mudamu wirira. Amaze kuvuga ngo wirira, akora ku kiriba, arangije abwira uwo mwana ngo kanguka. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, burya igihe cyose uko abantu bari baguherekeje, uko abantu baherekeje icyo kiriba, ntabwo ari uko byari byagenze kugira ngo uwo mwana akire. Wenda bari bamaze no gukora urugendo rutandukanye. Inkuru yari yakwiye inayini yuko wa mwana w'ikinege yapfuye. Inkuru kuko ntabwo abantu bari kuza gutabara batabashije kubimenya. Iyo nkuru rero yari yakwiriye hose. Ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo yari yakwiriye hose, nta wari ufite ububasha bwo kuza kuvuga ngo wa mwana we kira. Bisobanuye yuko bari bafatanyije na mama we kujya kumushyingura, kuko nta yandi mahitamo yari ahari. Ariko ngo bahure na Yesu, haleluya, ngo bahure na Yesu, arangije abagirira imbabazi. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, uhure na Yesu uyu munsi. Birashoboka ko ari ibyawe wari ugiye gushyingura, birashoboka yuko amarira yari akubanye menshi. We mwene data unteze amatwi, ubuzima bwawe bwari bwanze, ariko ndagira ngo nkubwire, abagukikije bose bagufatanyije, baguherekeje, ntabwo ariko bagufashije kurira. Birashoboka ko amarira yawe ari wowe uyazi wenyine. Birashoboka yuko muri iyi minsi ya Noheli abantu bamwe bari kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli, ariko ntibikubuza kurira. Wenda ufite agahinda mu mutima wawe, ufite agahinda umudamu wawe batamenya, ufite agahinda umugabo wawe batamenya, ufite agahinda abana bagukikije batamenya. Amarira yawe amenywa n'umusego waryamyeho. Ariko ndagira ngo nkutangarize muri aka kanya, nubwo inkuru yaba yaramenyekanye mu mudugudu w'inayini, nubwo inkuru yaba yamenyekanye yuko wowe uri nyakwigendera, bamwe baravuze ngo wapfuye uhagaze, ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu yakugezeho. Ibyari bidashoboka birashoboka. Ndashaka kuvuga hejuru y'uwo mugabo rero, uwo mugabo twizeye, uwo mugabo bamwe bari kwizihiza mu minsi mikuru. Ndagira ngo babwire ngo atandukanye n'abandi. Iyo yageze ahantu ibintu birahinduka. Iyo yageze ku wari upfuye arazuka. Imana ishimwe. Ubwinshi bw'abagukikije rero ntabwo bukubuza kurira. Ubwinshi bw'abagukikije rero, hareka nkubwire, hari abantu benshi tujyana gushyingura, nabo bagafatanya nawe kurira. Ariko ndagira ngo nkubwire, amarira yabo agira limite kuruta nyir'umupfu. Umunyarwanda aravuze ngo nyir'umupfu mubi niwe ujya hanuka. Wowe uba ufite ikintu navuga ngo cy'uburemere bukomeye, kuko ni wowe wapfushije, ni wowe uzi uburemere bwo gupfusha. Abandi nubwo barira, abandi nubwo baza bakavuga amagambo akakaye, abandi nubwo bavuga ngo n'ubundi kiragafuko cyagapfuye, ntabwo bikubuza wowe kuba, nta nubwo bikubuza kurira wenyine. Agahinda kawe ni wowe ukazi n'umutima wawe. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu yahageze, aravuga ijambo rikomeye ngo wirira. Haleluya, 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 ngo wirira. Imana ishimwe cyane. Ubwinshi bw'ababyeyi bagukikije, birashoboka ko ufite mama wawe na papa wawe, ariko ntibikubuza kurarurira. Birashoboka ko ufite abakuru bawe na bashiki bawe, ntibikubuza kurarurira. Yewe birashoboka ko wanabyaye abana benshi, ntabwo bikubuza kurarurira. Ariko ndagira ngo nkubwire, amarira yawe Yesu yayabonye. Haleluya, Imana ishimwe. Amarira yawe Yesu yayabonye. Imana ihimbazwe. Kuba ukikijwe n'imiryango, hari abantu benshi bakikijwe n'imiryango. Hari abantu benshi kuri Noheli bazaba bari gufeta iminsi mikuru. Bamwe bari kurya za mushikaki, abandi bari kurya inkoko, abandi bari kurya amafi. Ariko agahinda kawe kagatura umusego. Nibisobanuye yuko abandi batanezerewe. Erega bamwe barapfusha, abandi bakabyara, abandi barapfusha, abandi bagakora mariage. Ariko ibyo byose ni wowe uzi ikibabaje umutima wawe. Imva Imana ikintu ivuga rero, iravuga ngo witinya, wirira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Buretse kujya guhamba, buretse kujya gushingura uwo mwana, buretse haleluya, babura
uretse kumujyana kubera yuko hari icyo nakubonyemo, nakugiriye imbabazi. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko ari ibyo wamaze gushyiraho kashe, uravuga ngo ibyanjye birarangiye, n'Imana ntabwo ibizi, ariko humura. Imana ishimwe cyane. Amarira yawe Yesu arayazi, amarira yawe Yesu yayabonye. Yesu yageze muri uwo mudugudu ubayemo, birashoboka ko yageze muri uwo muryango ubayemo, birashoboka ko yageze mu nshuti zawe mwari muturanye, birashoboka yuko muri karitsiye ntabagukomangiraga, birashoboka yuko abantu benshi bari baragutaye, ariko Uwiteka yageze muri uwo mudugudu w'Inayini. Inayini hari harabaye urunwa, abantu benshi bari baravuze ngo uriya mwana w'ikinege yapfuye, ariko va nkubwire kuba cyari ikinege, kuba yari umupfakazi ntibisobanuye yuko Yesu atakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Bibiliya irambwira ngo Yesu amugirira impuhwe, Yesu agirira impuhwe uwo mupfakazi, kandi byari ukuri, yagomba kumugirira impuhwe. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka nakugirira impuhwe, Uwiteka nagirira impuhwe urubyaro rwawe. Muri iyi minsi twizihiza Noheli n'ubunane, Uwiteka nagirira impuhwe umuryango wawe, Uwiteka nagirire impuhwe abana bawe, Uwiteka nagirira impuhwe inshuti zawe, Uwiteka nagirira impuhwe umudamu washatse, Uwiteka nagirira impuhwe urubyaro rugukomokaho, Uwiteka nagirira impuhwe abaturanyi bari bariho barerera. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka nagirira impuhwe abamusengana mu rusengero, benshi bariho bararira, Uwiteka nabagirira impuhwe. Mwese mwari mugiye hari business wari ugiye guhamba, hari business wari ugiye gushingura, Uwiteka nakore kuri icyo kiriba. Hari abana bawe uvuga ati njyewe ndanabakarabye, Uwiteka nakore kuri abo bana. Haleluya, haleluya. Hari ibintu byinshi byawe wari ugiye kurangiza, baburetse kubijugunya, Uwiteka yageze. Imana ishimwe, Uwiteka yageze muri uwo mudugudu. Haleluya, 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 haleluya. Abanyumva tuvuge amina, amina. Imana ishimwe. Baburetse, bawitonze, nubwo uri umupfakazi, nubwo ibyo bintu byawe wabonaga ariko karima, ijambo ry'Imana rigeraho muri Ezekiyeli riratubwira amagambo akomeye, riravuga ngo Imana igukuyeho amabyi y'abantu, iguhaye igisheshe cy'amase y'inka. Imana ishimwe cyane. Birashoboka, haleluya, icyo gisheshe cy'amase y'inka baburetse kujya kukijugunya ukitiranya ngo ni igisheshe. Mu buryo buri normal igisheshe ntacyo cyamara, abantu benshi babona ko ntacyo cyamara, ariko uva nkubwire ubwinshi bw'abagukikije nibusobanuye yuko utarira, ubwinshi bw'umuryango ufite nibusobanuye yuko utakicwa n'ideni, ubwinshi bw'umuryango ufite, bamwe barafungwa kandi ufite umuryango, ubwinshi bw'abagukikije nibwatuma utaburara kandi abandi bariho barafata iminsi mikuru, bariho bararya za mushikaki, ubwinshi bw'abaturanyi bagukikije nibukubuza yuko randiroda gusohora mu nzu, ubwinshi bw'abagukikije. Ayiwe, Imana iturengere, nibusobanuye yuko utahura n'amarira yawe. Umva umunyarwanda ukuntu yavuze, yaravuze ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo. Umva nkubwira muri ako gahinda kawe Uwiteka aravuze ngo wirira. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Uwiteka aravuga ngo wirira, kuba ugenda, kuba ubabaye kuri uyu munsi wa 39, ndagira ngo nkubwire ngo wirira, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ugaragara hagati nk'ururimi ariko wirira. Kuba randirodi yakwirukana kandi abandi bameze neza, wirira. Kuba ideni bagutereza cyamunara, wirira. Mu minsi mikuru kuba abandi bazarya wowe nturye, wirira. Kuba abandi bazabona imyenda myiza wowe ntuyigire, wirira. Wirira, wirira. Umva igisubizo cy'abizeye Imana. Yesu ngaramubwira ngo ikorere, fata umwana wawe umucyure. Imana ishimwe cyane. Kandi wakoraga ubona kari karangiye, ukaba waruvuze ngo mbivuyemo, wirira. Wa murimo w'Imana wari utangiye kuvuga ngo ndawuretse, ukavuga ngo njyewe ndagiye kuwushingura, oya wirira. Nubwo abaririmbyi benshi muririmbana batamenya amarira yawe, ariko Uwiteka yatubwiye ijambo, Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu amugirira impuhwe. Imana ishimwe cyane. Uva nkubwira nshuti yanjye, ubwinshi bw'abagukikije ntabwo bikubuza
kurira. Imana itugire neza cyane. Reka umusonga wundi ntabwo wabuza abantu gusinzira. Umva nkubwire nshuti yanjye, izera iyo Mana, uzera Imana yonyine. Yesu yiteguye kukurengera, Yesu yiteguye kukugirira neza. Muri iki gitondo mfite itangazo rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Ya Yohana muri mu byahishuwe 21 aravanga azahanagura amarira yacu ku maso, urupfu ntacyo ruzongera kudutwara. Imana ishimwe cyane. Imibabaro ntacyo izatugira, nubwo waririra mu baturanyi, nubwo waririra mu muryango, ariko Yesu azahanagura amarira yacu. Uwo mugabo Yesu wabambwe, uwo mugabo Yesu wazutse, ndagira ngo mbabwire ngo yageze ahantu ibintu byose biremera. Nubwo abantu bakurwanya, ariko Yesu yagezeho. Mu mudugudu warabaye iciro ry'imigani, ariko Yesu aracakora. Uwo mu bacu yaravuze ngo akora ibishoboka, akora byinshi mu bumana bwayo. Umva nkubwira, mu bumana bwiwe harimo n'ibyiza gusa binezeza umutima wawe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mwene data unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo uko abantu cyangwa se ibintu byaba, none se uyoboye ko ari abantu batuye mu gipangu, wowe utuye iruhande rwabo bakarya, wowe ukaburaba. None se uyoboye ko abandi uyu munsi mujyana gusenga ku cyumweru, nyamara we wataha ugasanga nyirinzi ahagaze ku muryango arakubwira ngo ntiwinjira ahangaha kandi uvuye gusenga. Niwahimbazaga igisirimba se, ariko wataha bikaba ikibazo. None se bekara bajya gusenga mu masengesho, bagerayo bagasanga mu rugo bavuyeyo bamaze iminsi 3 mu masengesho, bagasanga nta kintu gihari, bagakomeza yindi minsi 3, nyamara abandi bose basenganye bariye. None se uyoboye yuko abantu kuri Noheri bamwe baziziza Noheri, ariko wowe udafite n'ikintu umaze muri wowe, nyamara banki iri kukubwira ngo ideni rimeze gutya, umusonga wawe wakubanye muremure. Ariko uva nkubwire nshuti yanjye, wirira. Haleluya. Yesu yageze inayini akugirira impuhwe. Yesu yakugezeho ibintu byose biremera, nubwo bigaragara nk'ibidashoboka, nubwo ubona ko bari bikoreye bigiye gupfa, ariko Yesu yakugezeho ibintu byose biremera. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo mugabo twizeye, abamwizera bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo umwana w'Imana yakorwa n'isoni, ntabwo umwana w'Imana yaba umurizo, ahubwo Imana yamugize umutwe. Ahubwo abataremeye Imana, abo ngabo bafite ububasha bwo kwitwa abana ba Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba warashakashakishije umwete ijambo ry'Imana, uri umunyamahirwe. Ni wowe Yesu abwira ngo wirira. Rero wowe nimba utarashatse Imana, wikigereranya nabo Yesu ari kugirira impuhwe. Bibiliya Paulo yarabyanditse mu Bakorino, yaravuze ngo niba muri ubu buzima Kristo ari we wenyine twiringiye, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Wishaka nawe kwigeranya n'abanyo kugirirwa impuhwe, ahubwo banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabyongererwa. Umva nkubwire ngo amarira yawe ukikijwe na benshi yashakamo gukiranuka, agahinda kawe gashakamo gukiranuka. Ubundi Yesu mubwire ngo ko wavuze ngo nimba muri ubu buzima twaraguhisemo wenyine, tuba duhindutse aho kugirirwa impuhwe. Mana, noneho ngirira impuhwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uri bubishingure, ntabwo uri bubihambe, nubwo wari uherekejwe n'abaguteye inkunga byo kubihamba. Erega hari abantu bakubwira ngo uwo mugabo mureke, ntabwo ari uwawe, ngo buriya ngo impamvu uwo mugabo mutabanye neza mureke. Benshi bagutera inkunga yo kujya gushingura. Hari abantu bakubwira ati burya niyo business wakoraga nushaka ubuyiretse ntabwo ari ibya, bakagushyigikira ngo uyishingure. Hari benshi bakubwira ngo abana barakunaniye, bireka ibyo byana, nubundi ni generation genda ushingure. Barabikubwira, ariko uva nkubwire, agahinda kawe ni wowe ukazi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo Yesu amugirire impuhwe. Imana ishimwe cyane. Kandi uwo mwana yari ikinege. Wenda birashoboka ko ari cyo kintu cyonyine wari ufite imbere n'inyuma kikuriza ku manywa na nijoro, ariko humura. Haleluya. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Uyu munsi ndagira ngo utangarize ngo ubwinshi bw'ibigukikije ntibwakubuza kurira, ariko kandi ubwinshi bw'ibigukikije ntibubuza Yesu gukora. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ibigukikije
bifite imbaraga, ariko kandi ubinyuzemo agakora ku kiriba abirusha imbaraga. Mana ishimwe cyane. Buriya baravugaga ati ubu none harajya hehe, uyu mupfakazi arajya hehe, reka tumutahe. Abandi bari batangiye gushungera. Erega abantu bose baguherekeje ntago ari kuba bavuga ibintu bafite agahinda nk'aka. Bamwe baba bafite ibibagenza. Hari uza akari iruhande rwawe kugira ngo akurebe, kugira ngo umubone nk'aho ari umunyempuhwe iruhande rwawe kugira ngo azabone nuko aguhekenya n'ibisigaye. Ariko umva nkubwire, Imana ishimwe cyane, Yesu nakugirira impuhwe. Mu mpera z'uyu mwaka Yesu nakugirira impuhwe nshuti yanjye. Mu mpera z'uyu mwaka Yesu narebe ikiriyo cyawe, narebe amarira yawe nshuti yanjye. Yesu narebe amarira uririra abana. Yesu narebe amarira urira imibereho yawe ya buri munsi. Yesu narebe amarira uririra umurimo w'Imana. Yesu narebe amarira uririra ubwoko bw'iwanyu. Imana ikurengere mu mpera z'uyu mwaka, kandi guhera uyu munsi wa none ntuzongere gukorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Wari uzi ko upfuye, uyu munsi akubone wikorera ingobyi yawe witahira. Imana ihimbazwe. Ndakwifuriza gutabarwa n'Imana, ndakwifuriza kuzura umwuka wera muri iyi Christmas. Iyaba Christmas yahoraga ari Christmas muri guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umuntu akageza kuri 31 z'ukwa 12, ufite Christmas muri wowe, ufite Noheli mu mutima wawe, ndakubwiza ukuri ko isi yahinduka amahoro. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu byose byagenda neza. Wishaka kwizihiza Noheli kuri 25, oya, ahubwo gira Noheli guhera ku itariki ya mbere ugeze ku ya mbere, kandi uhore Noheli iri mu mutima wawe, Christmas iri muri wowe ndani. Kandi reka nkubwire, hari abantu bavuga ngo Christmas ngo nukurya neza, nukwambara neza, nukugenda ahantu heza, nugutembera. Oya, Christmas nukwibuka kuvuga ngo uyu mwami wamvukiye akaza akamanuka. Yohana yaramubonye aravuga ngo mbona umwana w'intama aranyonyomba asingira icyo gitabo. Imana ishimwe cyane. Gira kwizera muri wowe, uvuge ngo uwavuye mu ijuru ku bwanjye akabambwa, agakubitwa, akicwa, akajya ikuzimu, akazuka ku munsi wa gatatu, uyu munsi akaba yicaye iburyo bw'Imana. Yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, aho nzaba namwe niho muzaba. Ugire kwizera muri wowe, uhore ufite ubusabane n'uwo mugabo, kugira ngo ubuzima bwawe buhore ari ubwo kugirirwa impuhwe. Imana yacu ishimwe cyane. Ntukizihize Noheli ku itariki 25 ngo birangire, kuko iyo tariki ntabwo ariyo Yesu yavutseho, ahubwo niyo kukwibutsa yuko Yesu yavukiye mu mitima yacu. Kandi Imana yacu ishimwe cyane. Yesu rero ahora avuka, ntuzumve yuko yavutse kuri Noheli, ahubwo ahora avukira mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mwifurize ibi bihe bya Noheli, kuko Yesu akomeza kuvukira muri wowe kugeza igihe Yesu azagarukira aje kujyana itorero. Imana yacu ishimwe cyane. Rero muri iyi mpera y'umwaka ndakwifuriza kugirirwa impuhwe n'Imana, kandi Yesu nakubwire ngo wirira. Niba wari ufite amarira menshi, Yesu naza kubwire ngo wirira, nakugirira impuhwe, ubundi nawe uwari ugiye gushingura yongere ahaguruka avuga ameze neza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nugubwe neza. Ibyo nibyo nkwaturiyeho uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.